Dore inzozi udakwiye kwirengagiza mu buzima bwawe. Inzozi za mbere, kurota ubona uri mu mineke ihiye, apana imineke idahiye. Icyo kintu cyumve neza. Kurota uri kurya imineke ihiye, cyangwa se ukarota ubona abantu bari kuyirya, cyangwa se nanone ukarota ubona umuntu runaka yifite imineke ihiye ari kuyirya. Ari uko uyifite no kuba uri kuyirya nanone biratandukanye. Iyo ufite imineke ihiye ni ikintu gisobanuye imigisha, cyangwa se ikintu cyiza kigiye kukubaho imbere mu minsi iri imbere. Aba ari nk'ikintu cyiza kigiye kukuzira imigisha, kubona akazi, kubona amafaranga, ibintu byiza nyine bigiye kukuzira. Iyo urose ubona imineke ihiye umuntu ayifite, aba ari umuntu ugiye kugirirwa umugisha, akabona amafaranga cyangwa ibintu runaka. Nanone iyo urose imineke ihiye umwana ayifite, umwana bagiye kubaho neza mu buzima bwiza. Cyangwa se nawe iyo urose uri kurya imineke ihiye cyangwa uyifite, aba ari ikintu cyiza mu buzima. Iyo urose icyo kintu ujye ushima, byuka ushima Imana. Nyankunda kongeraho ijambo ngo ujye ubyuka usenge Imana. Iyo mvuze kubyuka ugasenga Imana ntabwo ari uko mba nabuze ibindi mvuga, ahubwo nuko kubyuka ugasenga Imana biba bigaragaza yuko wabashije kubona ibyo yakohereje, kuko izo nzozi ntabwo zituruka kuri sekibi, zituruka ku Mana. Iyo urose imineke ihiye aba ari inzozi nziza. Ujye ubyuka ushima Imana, kuko ibigutekerezaho ibiteganya kukuzaniraho ibyiza. Njye umva ni Mr Alex. Reka dukomeze n'inzozi za kabiri. Kurota uri umukobwa kandi uri umugore, kandi ukarota ugiye gufatirwa irembo. Kurota ugiye gufatirwa irembo kandi nanone uri umugore, ikintu gishatse gusobanura iki? Ushaka kukibaza ukavuga uti ibi bintu ntabwo mbisobanukiye. Iki ni ikintu kigoye gusobanukirwa, ko ntabwo watikibwira ngo gisobanukirwe. Inzozi, kurota ugiye gufatirwa irembo kandi uri umugore, iki ni ikintu kigaragaza urupfu imbere yawe, kandi urwo rupfu ntabwo ari urubi, ni urupfu rwiza. Rero iyo urose izo nzozi ujye ubyuka usenga Imana ko yakongera iminsi yo kubaho. Mu gihe urose izo nzozi biba bishatse gusobanura urupfu. Mu gihe urose izo nzozi ntabwo aba ari urupfu wundi bavuga ngo urahita ujya ikuzimu, ntabwo uri bujye ikuzimu, uzabona ijuru, uzabona ijuru. Iyo urose izo nzozi biba bishatse gusobanura ko uzabona ijuru. Inzozi za kane, kurota umanuka mu kirere ukagwa hasi. Iki kintu gishatse gusobanura iki? Ushobora kwibaza uti ese kurota umanuka mu kirere ukagwa hasi bishatse gusobanura iki? Reka ngusobanurire. Kurota uva mu kirere ukagwa hasi ni inzozi mbi. Gishatse gusobanura iki? Ibigeragezo cyangwa ibibazo ugiye gucamo mu minsi iri imbere, kandi nta muntu uzaba uri kumwe nawe. Izi ni inzozi mbi. Mu gihe urose ujye ubyuka usaba Imana yuko yagusobanurira, ikaguha n'imbaraga zo kubicamo ibyo bibazo n'ibigeragezo, kuko ibi ni ibintu bibi kandi bikomeye cyane. Uturuka mu kirere ugahanuka, ugashobora kuba uturutse of course nko kuri floor yo hejuru kuri etage, cyangwa ugaturuka ku musozi ukagwa hasi. Iki ni ikintu kibi. Mu gihe urose inzozi ujye ubyuka usenga Imana, uvuga Imana fasha izi nzozi ntizizongere kungeraho ukundi, ungirire neza n'ukuri, kandi unyongere iminsi yo kubaho, ndetse ume n'imbaraga zo guca muri ibibazo bindi imbere. Cyangwa se niba atari nawe ubinyoherereje ibibazo, ushaka uburyo ubinkuramo. Iki ni ikintu ugomba gusenga uvuga Mana, iki kibazo niba atari ukimaye kinkuremo, undinde iki kibazo sinzakigeramo. Kandi nanone niba ari ukimaye reka kingereho kandi nyicemo neza, ntukajye wamagana icyo Imana yemeye kucamo. Icyo ni ikintu cya mbere ugomba kumenya. Ujye ubyuka usenge. Mu gihe urose izo nzozi bizajya bikubera byiza. Turabashimiye mwese mukomeza kudukurikirana umunsi kundi kuri Lava TV Show. Ubaye utarakora subscribe, like, comment, share. Kora subscribe, like, comment, share, kugira ngo ibiganiro byiza by'ubusobanuro bw'inzozi nyine tubagezaho umunsi kundi ujye uba mu mbere agomba kubireba. Kandi nawe mushya umaze igihe kuri Lava TV Show, turagushimiye. Komeza udushyigikire kandi ukomeze sharing izi video nk'ibisanzwe. Turabashimiye, turakunda kandi turabishimiye cyane. Yumvaga yari Mr Alex. See you around ku zindi nzozi.